Muraho neza. Ngiye kubona nakwereka uburyo ushobora kuba wabigenza niba telefone yawe ivuga gakeya, uko wayongerera volume ku buryo izajya ivuga cyane ku rwego itari isanzwe ivugaho. Ikazajya ivuga cyane na base nyinshi cyane. Twese cyane uraza ufungure setting ya telefone yawe, banze nkwereke icyo bita key terms mbere yuko gusa ibi ngibi bikoresho kuri bamwe na bamwe. Uraza ufungure setting ya telefone yawe, ukanda like no video, ukana subscribe. Uraza kumanuka hasa uze kuzanditse ukandanditse ngo accessibility. Ukande kuri accessibility uze kumanuka hasi gato, gusa ari indi application ndibuze kukwereka yo ikora cyane. Uraza kumanuka handitse ngo auto adjustment. Ahangaha audio adjustment hari igihe umuntu asanga byaramanutse gutya akagibaza impamvu telefone itagivuga cyane kandi yamariyemo volume yose ariko nibikunde. Akaba rero ugiye kwereka iyo mpamvu ugiye kubayireba, uguraza kugira ngo nabibone neza. Byaba byiza uje mu byo bya telefone ukahita ukabanza ugakina nk'indirimbo imwe yari yose ushaka ukayifungura. Wamara kuyifungura iri kwikina yabiri kwikira ukahita ugaruka hano ukahita uza kuri akangaka ukazagiza na gutya ukaza no ku ruhande ukumva iri kuvuga cyane. Usa telefone yawe yaragiye gutya ku ruhande cyangwa se kano karamanutse hano, ubwo zaba ari ikibazo yuko yamanutse hano. Nuzajya umanura gutya zamure hano urebe aho iri buvuge cyane urekeraho. Haki byiza uyishyiramo hagati na hagati kugira ngo ibe biri balance bitavugira ku ruhande rumwe. Twagiye na step ya kabiri. Urahita ufungura telefone yawe, nurangiza uze muri Google Play Store. Urasearchingamo ijambo ngo boost, urasearchingamo ijambo ngo boost, gutyo uri kora boost volume. Numara kuza uhitongera wongereho ijambo ati ngo good def, gutyo mwandike good if, ubyandike gutya. Uraza kuhita ubona akameze gutya gasa kenda gusa nk'umutuku uri mu umweru. Then uragiza uzukanda kuri volume booster, uhita uyikanda uyitaho sharije muri telefone yawe. Numara kwishyira muri telefone urahita uzukande kuri open, ukanda open uyifungure. Yingira boosting bimwe birenze kuryo wumva na mikoro isaraye. Uhita ukanda kuri allow, ukanda kuri allow kwako ubikora uri gukina n'indirimbo kugira ngo uhite ubyumva neza buryo bigenda bihindura sound. Then nurangiza uze ukandanditse ngo hano gutya urabona volume hano iri, sibyo? Sinzi niba uri kureba neza. Urabona hano volume iri, dore volume hano iri. No boosting hano urabona ko biri kuri 70 ingahe. Urazana gutya uzane gutya uzane, uraza kumva sound iri kuzenda ihinduka. Ngiye uri kubyumva. Ntabwo urahita ncuranga indirimbo rero mba ndibishyire kuri YouTube bahita bameneza copyright strike, right? Hanyuma uzajya boosting gutya, ari gihe uzamura gutya cyane ukumva yanasaraye birenze. Ariko icyitonderwa barakubwira ati ngo warning, uko ukomeza kuhalinga boost yawe nyine uwongera volume cyane, ngo bikore at your own risk, kuko bishobora gutuma speaker zawe zisarara cyangwa zikavuga ukundi kuntu mu gihe wayikoresheje nabi. Ubwo nizeye ko ibyo bibaye clear. Hanyuma ikindi kintu mbere yuko nsoza, uraza gukanda kuri stop mu gihe urekeye kuba wayikoresha, kwakanda kuri stop bikarekera aho ngaho, ugakanda okay bikaguma muri normal. Mu gihe ushaka kongera volume ugakoresha application. Ndagushimiye cyane. Ino YouTube channel yitwa Prophet 250, akayibategura ibiganiro byose by'ikoranabuhanga. Niba ukeneye kugira ngo ubone ibiganiro byose nk'ibi, byabyizuye muri comment harimo akarinki ka group ya WhatsApp gasubururu, ugakanda cyangwa muri video description. Ndagushimiye cyane, uhawe ikaze. Nitwa Prophet 250 akarinki YouTube channel. Ugiye ibihe byiza.